mu rusengero tubwira umurimo nawe mu isi tubwira ubutumwa nuba mu butumwa bugaragara cyane umurimo ugaragara cyane iyo wicayemo wawe n'ibiti umusirikare ku rugamba ari ku murimo cyangwa umuyobozi uri muri ofisi ari ku murimo ariko hanze y'umurimo uko agaragara ntibyo bavuga ngo ni umuyobozi ngukoze isoni muri ibyo afite izina ry'icyubahiro ariko iyo asohotse hanze akamusiga iyo abaye umusizi cyangwa umusambanyi aba yokishije wa murimo kandi atari we yahemukiye ucumbe kino kintu reka kubabwira rero ko mu buzima isi yose n'itorero ry'Imana hakaba hanze h'abantu iyo aba bari gusobanukiwe amafuti n'amanyanga dukora menshi tuyakorera ku murimo habe na hari uhagaze aha ngaha wese ni umumarayika iyo bareba mutamba umuntu aribaza ngo se ninde usigaye kandi uriya mugore baramubeshye kandi uriya mukobwa baramubeshye uriya mugore se iyo abantu bose bameze gutya uribaza ngo se ninde usigaye ninde gusa kubera iyo mpamvu tuba dusa n'abari ku murimo dushaka gusohoza neza ariko mu isi turi muri misiyo ni ubutumwa aho tunyuzeho bose abantu bagomba kumenya ngo uyu ni umukozi w'Imana tangazo isi yose n'itorero gusa kumana ku bantu ni hanze hakaba no mu uga seminari gatambutse mwari gutubiza igihe kirekire mukanga kuyitaba none muyitabye ntabatuye hano usoma ijambo ry'Imana timumva ko uwo mugabo yambwiye ngo ukore k'umuntu buranga no niga mu marangamutima unarashye runo rwandiko wafashije abantu benshi wafashe umugabo witwa Augustin wabayeho igihe cy'itorero rya Protestant kandi rifite ijambo abasoma ibitabo bakomatira barabizi Augustin n'umugabo w'utanga amabwiriza menshi ndetse akemeza bimwe mu bitabo kuko mu bitabo byanditswe hari bimwe bitahabwaga abatite nyuma ababishyura bakajya mu mutwe titire mu mutwe atitire ko mu titire kugira ngo byumvikane neza urugero igitabo kitakuvuga ntabwo cyari cyitwa mu Faransa les actes des apôtres zitwaga les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres ngo ni imirimo y'Umwuka Wera yanyujijwe mu muntu abagiye kwandika baravuga ngo ni imirimo hajya kuguzwa y'Umwuka Wera no kunyuzwa babona bibaye birebire barabihinahina mu mfunyamagambo baravuga ngo byakozwe Augustin rero ari mu bagabo n'abandi ba Jerome n'abandi ba benshi ba Yusebe n'abandi bagiye batanga ndetse bakabakerekana n'abanditsi ibitabo muri aba ngaba bari mu mugabo ariko urwandiko rw'Abaroma nirwo rwatumye Augustin amenya neza ko ibyaha byiwe byabaye babuze gusa kandi imbere yari umukozi w'Imana hari igihe umuntu ashobora kubaho adasobanukiwe umunsi usobanukiwe niwo munsi uba uhawe n'iki ni nayo mpamvu ubushobozi yawe y'ikirenga uburose muri ka kantu umunsi ubasobanura iyo tutasobanukirwa tubana n'abantu nabi umwuka yarambwiye ejo ngo iyo utarasobanukirwa n'umuntu ngo umufashe abafitiye ngo kandi utarabyo sinzi bisobanura urugero sifite simbana n'abadamu imyaka n'ikibazo ukwezi kwa mbere itariki 15 tuzaba tuje imyaka 36 simiki sevure simiki ko ngo ufite ngiyo ngo utari abamani baregesha muri cyangwa ngangane nibagiye kugira ngo tuzi kora kwibumba muri 88 sanga amani yaravuze ko muri university tarafu ashobora kuba hari ibyo tutumva kimwe kandi birashoboka kandi birashoboka ko impamvu nyinshi iya mbere habe n'adeni sizi kidu n'ukuvahujwe n'ukubantu sambara ikaka aho yakuye isi yono ibyo yize si bimwe hari ishuri yize ahantu hakurya y'iwabo ni ukuri ntabwo zitari mu baje
n'igihuha kandi cyatari kuri Yesu. Icya kabiri umuryango avukamo imiterere y'iwabo si yo iwawe. Icyaka ni umugabo akaba umugore kandi ibyo mvuze byose by'ibihuye uzakomeza tutandukane ariko icyamunaniye kirahora kimbabaza. Umwuka yaramubwiye ngo ni ugutiza umurindi, ngo ni ukwifatanya, ngo n'ibyananiye mugenzi wawe nawe ukabyishyura. Ngahora mbangayise ngo ntiyashoboye iki, ngo cyagiye nanjye ngo ni ukumufasha amafuti yamunaniye kuko ariko umwuka yambwira bishaka kuvuga iki rero. Abantu bafite byinshi byabananiye, abo gusenga, abo gukorana, abo mwashakanye, mwigishe n'ibishoboka n'ibinanirana. Reka gupfana nawe gukora inzira mbi, reka ufata amafuti yiwe wiyerekeho akugore akurushe kuko n'ibikuruhije byawe ntibibuze. Yego ntubibuzaga nawe kandi nubwo mvuze gutyo si n'umwere ku mitekerereze ye kandi si ibisubizo udashaka byose bimwe ari na byiza. Kuko niko itangazo n'umugani muhangayishwa uburyo bwo guheka n'imiterere y'abandi bishobora kubakurira gusa nabo kandi mubineba. Reba gufatanya n'umuntu nenga ariko uwo murimo mukawufatanya n'amafuti mukayasangiza. Umwuka yambwira ibintu byinshi iyerekwa si ukuvuga ngo dereba la kotile bandi oya ni ugusobanukirwa icyagufasha muri urugendo rw'ubutayu ukazageza igihe ugereye uza wishyurirwa mu gitondo ngo icyo cyo kigira umuntu w'agaciro ukomeye ukamunyacyubahiro ahandi maso. Augustin rero yarasobanukiwe umugabo witwa Martin Luther niwe wazanye idini ry'abantu. Yabayeho ari umuprofeseri yigisha kuri university ya theology ya Wittenberg mu Budage, niyo yigisha kuri kaminuza. Akigisha theology ataramenya ko ngo afite ubumba bwo mu mutima ariko ngo asome mu Rwanda asifuwe sana ngo amenya kuko mu mukirano uzabashwa no kwizera umutima wiwe ndasubira amaze gusoma mu Rwanda. Umugabo atamwitwaro rya Methodiste libre kwisi John Wesley ngo we yasomye kwandiko rwazo ngo yasomye ibyo Martin Luther yanditse kuri Rwanda ngo asome itangira ryabo warasobanura ubunga bwe bwo mu kandi atasomye Abaroma, asomye ibyo Luther yanditse ku Baroma. Umugabo witwa Karl Barth yari umuntu wari waranditse ibitabo ariko ngo bisobanukirwe ngo asome urwandiko rw'Abaroma ngo ibitabo byabigiye ubusa ariko ngo urwandiko muri uwo mugije kugakiza asobanukirwe muri ako kanya. Hari umugabo wagiraga idini y'ipagani witwa Mormon ngo yasomye urwandiko nawe ararisezeye. Reka babwire sifiwe iyo umaze kumva imbaraga z'Imana ikindi gifasha umuntu kikerekana ko yanaguze nuko ari dasezerera. Dore icyo kibazo kiba mu kajagari k'abakobwa bahora mu kintu bahinduka bona gatoro. Abapasiteri tibahinduke, abanyamasengesho tibahinduke, abagabo tibahinduke, abareri tibahinduke. Witegereza umuntu basanga ni mwingi ariko isitani yakuze. Iyo umuntu afite apeti azagira mu byo kurya bya buri wese kandi no kujya gusa byose siko biguka neza mu abantu bafite apeti kukuzina haleluya bakabira ngo ibyo bakoze byose byababwiye neza cyangwa byabakora. Hari bimwe biteye ibisuko bibaza umwuka yarambwiye ubundi ngo ibintu byose ukora ngo bitari ibyo gukiranuka ngo aho gukiza bigutera ibisuko. Umugabo Kamburisha yaravuze ngo ijambo ry'Imana iyo bitagukijije uri nabo hinyanga iyo wagize umwaka ukabimba zigukiza ntusigara uri mutaraka tiri gusiga buryo aho rifasha rikamuzamura ku nzego. Hari n'undi ngo risigara ikiburiburi n'uririmba asambana n'umuntu utega amaboko afite inzara
icyo ni ikibuye kitavuye mu rusengero kubera ko ijambo ryagiye. Ijambo rya Yesu birahari. Haleluya, haleluya. umuntu akabikibumbabumba, ukibumbabumba si ukubyibuha, ni ukusheka mu buryo ni ugufufumana. Uko mujya kubona abantu barafufumanze mukagira ngo ni abakristo kubera ko ari byo bakoze. Haleluya, iyo urubanza ugomba baroma ikimenyesho kuko wafufumanze nuko ibyo ukora kitakwiriye. Abantu barakikanga, abantu barakivumbura mu murimo w'Imana, bakivumbura abayivumbuye yarafufumanze. Itangazo nimubona umuntu atakoze ibintu bye neza kandi abimenyereye yarafufumanze. Kubakira umubwirabure budatewe no kuvuga ukabika karahani uvuga ngo yarabakiye yahiye ahagaze. Kandi umuntu ufufumanze aza dudisha umwenda munini nkaho ari munini azafagire umuntu uko abantu badafata n'abageze bajya bakora ibintu bitari byiza nawe barafufumanze mu mwuka. Uko umuntu munini ufite umubiri mwiza wujuje ubuziranenge n'ikintu cyafufumanze ugiye hariya kwa tayeri babapima mezireze iyo mu ngano uko ikanisa ryarafufumanze abantu barirebera hirya bakagira ngo byarafufumanze. Sigaranye iminota 20. Amen. turaguhimbaje rwose ijambo itorero rikeneye kuzarwa nawe kandi ugaragaza umwuka wera. Ubuzima bw'itorero uri ku mutwe wawe n'umugongo wawe. Abikuye bose Yesu Kristo nta buzima bafite aho bari, yaba bahafatiye kandi Yesu bahafitiye umugisha uwo batekereza ko ari wowe wese bifuza. Nta mugisha uriho tudafite Imana, nta mugisha uriho tutari kumwe n'Imana. Itorero ryawe rigendere Yesu Kristo. Ijambo ryawe rero ntacyo bashobora kutamfite. Abantu bagerageza batagufite n'imfabusa mu maso yabo, nubwo bagerageza gukoresha imbaraga ziba ivyo bararikira, ariko nta buzima buturiye muri bo namba. Kozi wawe ukomeza umucishemo iby'umwuka abwira amatorero muri iki gihe Yesu Kristo. Ibitekerezo bye turabineze, ubwenge bwe n'umucoza turabuneze, ariko icy'umwuka abwira itorero n'ubugingo bugaburira itorero muri iki gihe byatumye bikabasha gusuka. N'izina rya Yesu Kristo twamaganye imbaraga zose zihaguruka kurwanya kumenya Imana. N'izina rya Yesu Kristo reka imbaraga zawe zikomeze zimukoreshe
by'imbaraga n'iby'ubutware bivuye iwawe kubwawe Yesu Kristo tubisabye. Amen. Amen. nari mvuze ngo abo bagabo bose bahindurwa n'ubundi kubabara ubundi no kujya kukuza si ngombwa kubigira. Pawulo yandikira Roma ariko ashimira cyane umugore w'umujyana ukorekazi witwa Foyi w'itorero ry'Ikigeri, washimira n'umugabo witwa Gayo wo mucumbikira mu Rwanda. Rero muri abo bagore bari bambaye iteme ndetse mutwe kuko banditswe na Luka 18 n'umurongo wa 3 yari no kuwa mbere bari bavuga umucamanza utubaha Imana kandi tiyitegura yari mu mudugudu umwe n'umupfakazi wari urengewe n'abanzi biwe ibyinshuro nyinshi amusaba kumurengera amubwinshuro nyinshi ntacyo amumarira. Wa mucamanza aravuga ngo nuko ngiye kubikora ariko ngize nubwo tubaha Imana kandi sinitegura ngiye kubikora uyu muntu adakomera hazabu ngo none se mu ijuru subiza intore zimwizera kandi zikatukagira mu mwanya mu rwandiko rwabwo ugiye gusoma usanga hari ikintu cyabujije ngo uko yatangiye kuganira na Pawulo ngo ahereye igihe hamagarukaga ngo naje Makedoniya kugeza igihe yafunguwe. Usanga hari ahantu Pawulo yanditse aravuga ngo hari mugenzi we ngo yasize arwaye umutima urambwira ngo Pawulo wasigaga arwaye akatanga raporo atakize wose ariko ni iki kintu ki wanasifiwe. Amen. Yesu yaravuze ngo ari icyubahiro naho ndagishumba n'isi bitari byawe kuko ukoranije gukora umurimo w'Imana. Nyamara Yesu ntiyashikaburiye abashumba bose biwe kandi ntiyashoboye abantu bose biwe. Oya aho yageze niba yatagiye naravuga ngo ngaruriye icyubahiro nahoranyije n'isi bitari byawe kuko ukoranije gukora umurimo w'Imana. Pawulo niwe yandikira Timoteyo aramubwira ngo uko wenyine niwe dusigara ngo Dema wayakunze iby'isi cyane waransigara ashigara ati ngo naho Keresenti we twarasigara we namwohereje idarapati agiye twaramanuka ati ushaka rero Mariko kuko ni umuntu ugirira umumaro n'umwigisha aramanuka ariko tuzaje kwa Karupe abitwa Teo atuzamdene n'igitero nasize ati n'ibitabo cyane cyane ibitabo by'Imana ngo ni Bibiliya yavuga atangira gutanga raporo y'abatasha nawe wese niwe sigavuga ngo mugenzi wese yarwaye. Hari bitazakemuka mu kwisi hari indwara uzakumana Pawulo afite ijambo wese Imana gatatu kose kukimugura kwira muhakanira ngo umuntu baje arwaye kandi wese gatatu ko agiye gusa abaje gushima cyangwa ati urateguye ariko bamukuye ndagushimiye weterekeze mu kigaragara ngo imbaraga z'Imana zose ataho nyine hari terekeza ndashimye kuko imbaraga z'Imana hari bimwe bigaragaza imbaraga z'Imana kandi atari bisubi inzira twanyuzemo sitambara cyangwa washashe n'ibihanamahanga gikora muri byazo ngo ihanamahanga ngo izerera ashaka iyo ntama yasi ngo mu biganza byishwe n'igise ngo byishwe n'amahoro muri yo ngo acunguwe ntawamenya ngo kuzerera mu mwijima ngo ashaka iyo Yesu uyu vitamihondo Nasanga ifunditse yenda kuva uyu vitamihondo hari ibintu bitazasubizwa. Nibyo Pawulo yabonye avuye mu isi yavuye mu ijuru rya gatatu baraza bati inkuru yahaniye byageze gute kandi inkuru yahabwa yizi n'amakuru twabazaga kera akabyara adakenewe utakenewe kugira ngo abantu batandukane ubona abantu se ujyana urya kumusoza musanga nta uzi n'imfisi y'urutare urekeraho tuzi urutare ngira byarwa n'izo kubaramo utari wabaramo barababwira amakuru batangiye kukubwira imfizi nuko zibyarana hari umugabo w'umunyabyinshi w'ibintu bito umeze gute ngo namumenye bakavuga se na sekuru nagira rumwe naho ashatse bakavuga n'abana boroshye n'abakomeye isaha igashira kuko batatanga accessoire muri Bibiliya kuba abakristo bagizwe na accessoire
Bagizwe na accessoire ukuwa guhaza ekutera akaguha amacanye akaguha na za lonje akabandi niki na power bank akayiguha ariko ntabwo telefone tiwahamagara umukobwa ejo mudirarura nabonye kuri WhatsApp ngo ari mu butaha asengera uko umuntu aramusanga ati uko uzaba ryari tuzaba umufiyanse wawe n'indi twamushinya gusa ufite ibintu byose nariteguye icyo ndafite n'umufiyanse niwe nariteguye uwo mukobwa yateguye ubwo afite fiyanse abwira umwe wese fiyanse wawe n'indi ati dore uko ameze wamushinya gusa ndamubwira ibintu byose nariteguye ariko ntabwo n'umufiyanse niwe hari accessoire uwo yakoze byinshi bidashobora gutuma akora ubukwe. Pawulo yaraje ku ntego ariko abantu sibatinda bakuru bamashije nabo nyine ijuru rya gatatu ati dore nabonye barabana uzo umuntu atayumva gusa rero zumuje ati kinti ati z'amasatara ikindi ati cyumva atarategeza gute ati ivyo bikeye bana yabigira ko umugabo umwe yarabashije ngo kiramenye kumura abize fizike babize n'amatematike uko umubare wavuga mu cyito urasinika ugakora ugaramo arabaza kwishuri gusa umwari we yarakora cyane yatuzaga gukata gusa urasinika kure wowe wenyine arambwira ngo akakubwira uri ko twaza kwicara gusa gushyiramo uko bigakomboka bose ngo bashaka kubaza uko uyamanutse n'uko yakubwira ngo nuko bari bavuye ngo ni kutabisaba uko ndashaka kubabwira yababwiye iryo jambo sinshaka kubaza n'ubwira ngo mwumve neza arababwira ngo ibyo umuntu atari yumva ibyo umuntu atari yatekereza mu mutima ibyo umuntu atari yabona ni mugende n'ibyo Imana yabike bari kumwe mu ijuru il y a encore des pages non encore ouvertes. Il y a des écritures non encore lues. Il y a des étages non encore montés. Alors que je fais la bien. Hari ama-etaje tutari twazamuka, hari ibitabo bitari zabungu, hari inyandiko zitari zasomwa. Bikubura ibyavuze ko hari inyandiko nyinshi ngo usuzume ibyo wambwiye ngo ukubwire dukora uri kugenda tuve mu bintu byakozwe tuve mu bitari zagakorwa nicyo bituma mu ijuru amureza sibira Imana yakibaza cyane. Intego nk'uko ari kugira abaroma ngo batungane niba intego yabo abandikiwe ni bande bari abaroma ariko bari mu gice gito cyane cy'abayobora nuko Pawulo yanditse ngo wongere kuri bino bice bibiri aravuga abashaka icyubahiro abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bashaka gukora neza badashobora bizabitura ubwiza reka nihuta bwose ndabona ari iminota yawe sinendaga kurangiza isaha ngo nyirenze nkaho ndangiye kubiza yewe kucyumweru saba ngira ngo cyangwa saa munani tuba turi muri wese turi mu giteraniro cy'amasha zaba turi muri ya pasiteri ruba nitwa bitumira ubundi ubutumira bwose nabwiyeho n'abantu kandi rero natekereza ko ubundi kari neza nazo ubutumire buribwe abana bakunda kuko butaza amakuru iyo mwari muyazi mvuze ngo ndabwitaba usibye no kutaba na hano n'iwaje sinawe ubwiza bw'ineza y'umuntu yisabwe Imana yagutumye kuza gutora uyu mwami umuryango wese agenda gute Sawuli ntangirira ntatoya uragenda kugiye gutanga igitabo ufata inyana y'ishashi uvuga ko gutanga igitabo bisanzwe tuvuge ugiye kubikora ubikore mwibanga ubatunguke niko byagenda abaza Yesaya ati ntabana Imana ishaka buri mwanya
Enzanywa yarabutabunye ya wewe umuntu mwiza cyane ufite ishusho muremure abagore bashaka ngo yabyaye umuzungu namenye ko ari abazungu bishwe n'umugi namenye ko ari abazungu batinganye ibora cyane muri izo yabyaye umuzungu n'ababyaye abazungu bamuye uyu munsi niba ngomba ko abantu babita kuri abo bantu saba sazi kuko bivuga sindi bipfu abantu bafata bakura atari oya n'abazungu iyo banyoboye umugi utagishoboye gutwara uko abantu baraha benshi bajya mu rugo bageze muri Amerika bashyira mu mazu kandi mwari bakoze abasatsi n'abantu tubataye ubusa badatekereza kimwe n'abantu no kuko twumva tugasinze kugira none mushyira ahantu umusazi kandi sigifu iyo ageze ahantu ntabi abamuzi igihe runaka sibuze ubusa ubwiza webyayezo ngo arakiyambere basoma babana n'ibindi none abasoma ese abazungu baje kubasaba byose kandi abazungu zitabana n'abacu mu baduka wa mugore wishimira ko yabyaye abazungu ninde yasiga yabo arashobotse agira ngo warafite ikirere cyiza akaba mwiza hoteli itanga imana ibwira Samweli ngo vuga ko namugaye arasuferwa ese nta wundi abinadamu abona ikindi gitangaza araje nawe abashoboza wariyacuka no gucuka mu mashi gucuka mu kugenda ifiye wariyacuka iza mashi ateye kugeza ku Icyongereza imbandu mu interprete kandi wariyacuka no kugenda mwendo wa kujidana tembea pole pole tegeza mwili katika shirika la information tegeza mwili ashobora gukora bene ubwo rugendo ariko Imana yamwitegereza ikamuga aragenda agereka wakataza kwifasha Imana iravuga ngo nta bandi arakurura akanyuze bisa akanje turyama ko ngakovuze kataka wazane ugafe guseruka Imana ibwira Samweli wamusiga amavuta y'umweru ukufite umwuka w'Imana akajya musa nabwiye abantu kwari kumwe n'uko gatanu icyo turusha samaga hagabo numva kino kintu narabwiye ngo ahubwo icumi bari bahuje ibintu bigera kuri bibiri batandukana ku bindi bitanu icyo bari bahuje bose bashaka kubaho abakristo bose bashaka ikindi bari bahuriyeho bose bari bafite amatabaro dufite ibikoresho by'ivugabutumwa hari abagira n'abadafite za bibiliya nyinshi bafite za disikete muri za telefone zabo adacumba imvuka ye ikindi cya gatatu bari bahuriyeho bose bari bafite bari bagiye gusanganira shaka bose barahuriye cyangwa gatanu bose mushaka sako umukara twese Imana izavuga Imana izavuga ilamunga wayumve ilamunga tugenewe Amen. Icyaka cyandatu bose bwagiye gusanga. Cyaka yindi. Sifuwe sana. Amen. Wasuzuma batawa. Izo batari bahuriye n'ita. Bamwe barabanyabwenge. Bandi bakaba. Cyaka biri. Bamwe bari
abagore bategereje abashitsi batiteguye isaha bazira uza baza gusoma amashuri ubwo bushitsi bagiye gushitsa icyuma wabona ararangaye gato ukabona ko wamuka ushobora kubagira kurya babategereje ariko ngo bazi ko umushitsi maze kuza saa 3 akaza saa 1 batari batera igikapu bakishira mu cyumba kubera ko giteguye bakagishira hanze ariko yamwiteguye uzambwira ngo icyumba gishira guhindura nahanga uko abantu benshi barategereje ariko ntibiteguye icyaha gatatu kitandukanye n'amavuta bamwe bari bafite amavuta abandi batayafite bamwe bari batagira amavuta bakabwiriza batagira amavuta basenga batagira amavuta baterana batagira amavuta bikiriza batagira amavuta basobanura abandiko batagira amavuta hari amavuta niyo byose ikigwanyo niyo akoze ayo niyo akoze ayo uzamure Yesu Nazareti haleluya ayo mavuta yasirwe kurinda yasirwe Dawidi Yesu yavuze mu buhanuzi bwa Yesaya 61 yaravuze mu mwuka w'Uwiteka wari kuri we ukandi yasigiye amavuta kugira ngo ubwirize abagwaneza ubutumwa bwiza uyatumye no kuvura imvune bagasifiwe amen ariko ntabwo kubita tutiterura nawe tuzamure Yesu Nazareti haleluya ubwiza Imana irabugaye ngo nuriya shaka yewe ubwiza siju habe n'umugore ngo mwiza bishukwiye sobi ngo ameze nk'izuru ry'ingurube ngo bakwikiyemo izahabu noneho wabona izahabu iriya wagira ngo urahegera akagira ngo tungerwa wagira umugore mwiza umwe yarabivuze wagira umugore ufite mu kanwa heza umutiyo bwishe ariko akanwa kagashikana kariya kanwa uri gushimaniza iyo atangiye kumutonganya andeba mu maso kariya kanwa gashikana ubwiza bw'umuntu usibyo hari umwe wambwira inshuti yanjye muramuzi yarishyizemo za ndazitizi kondisiyo ngo ndashaka umugore umukobwa w'inzobe ufite inyinya ngo muyumve yewe wowe urayigira wowe uri inzobe Bibiliya tiravuga inyinya tiravuga inzobe izivuga umugore mwiza ntimucaho ngaho imuca kuba muto yewe uyu munsi yarashaka byaya kandi ntafite inyinya si n'inzobe ariko yarubatse kandi agushimye ngo reka mbabwire ko kizobana umwuka w'Imana wari kuri yego iyo ari ku muntu aragutora akagutegura akaguha Bwana sifiwe akakugira kuya ofishu ugakwira hejuru utarakabiri murebe kuko icyo cyonyine kirahagije kutamukora noneho n'imbaraga afite n'izosi Imana ishimwe ko ifashije tuzamure Yesu Nazareti akuguzwa ubu ari mu bwiza sinzi twabwira mu byara amajyose mu biri kuvuga mu gihe mu nzube mu nsendere imisaya uzuri ndakaje binoze tuzamure Yesu Nazareti iyi misaya wabitanoze Imana tirebizo abantu bihangange benshi ku isi tibareba barisabana muzareba ngo bitwa na parti yego ukaje byangaje na fe j'aurais dit moi j'ai fait ce sexuel ngo yagiye kuzamura ikibazo ngo aza kureka kimwe kikaba cyangwa kugira ngo inyungu azigere quand je vais engager la fe j'ouvre du mal je fais mes services ou non hari tugomba kwigomba kugira ngo tubone ubuzima bwiza muri izo ngizo hari muri zasabana sabana iyo ndazuka kandi joro bakora kandi joro Bwana sifiwe amen uyu nguyu yajya nazamenye
akazamureka tubiri nazareti atukuzwe. Haleluya. Amasengesho yo mu gicuku ukava undi muntu iyo iseye y'umuhanda n'amafuzo ya gisirikare n'amasengesho yo kuryama muri maso yo kuryama mfite mugasenga ariko mu gicuku atukuzwe. Haleluya. Iyo ufite kandi kibaga komeye ukizamutagagira amina. Amen. Wanyisifu. Amen. Ukiza Mungu. Asifiwe sana. Kurejea kutenda. Ichuba. Chuba yetu Mungu. Ikishingiwe kuhaba. Ndiga. Ishingiwe kukweli. Amen. Hakika ya Mungu. Umuntu uvuga sutuwe muri karte nziza. Ahubwo ifite karte nziza, n'inzu nziza, ukaba muyo. Uba wishishira ruri kwayo. Bazaba yiranga ngo uriya mugabo nyira wamubonye. Uriya ndagi umugore bara. Uriya mugabo kuriya. Umusinzi. Uriya mugabo tayi wabafasha. Bikakuviramo kuvuga n'amakosa abakene bajya bakora ariko batari birangire batazo. Iyo rero uri gitu wambaye kugira byinshi. N'umwanya wo kwamamaza nawe no kuzuguteye. Naho mukene wa yomboste karizi bamuzi. Ukabakene bagisha niwe. Abasabanye bakene niwe. Ariko bisabanye ikize biraza uko bikorera n'amafaranga bihomba araza. Yego. Musubira semana biso wapaye bitumwa orohereza abantu. Irambira ngo nakukize ka Daniel kugira ngo Ezekiel urashaka kugira ngo umunsi uzofungura utumwa n'abantu uzogufungura imporo. Ndakaba ukazi ngo ndabashimagiza gushaka aho bere kwizitana. Atukuzwe. Atukuzwe. Tuzamure Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Imana iravuze ngo tacu ayiku. Kushwero cyane tuzajya. Mukande mashime yanyu. Ngo tuzaye bishayo. Bibaye. Mwitambere karagabiye. Mundi byanyuma. Mudabe ko bitari bya. Ariko agiye tunga Yesu. Kwitumi na kabiri. Ubutumwa bwiza bwo batse na Yohana. 12 kuri 25. Umuntu nakorera. Ngumugaragu wawe yaho zarabandi. Ngo rihaza. Ngo nakorera. Ngo data zamucyubahiro. Umuntu usaba icyubahiro. Mukora. Suwikorera ngo yumve. Ni byiza nazo. Kunguka ni kwiza. Y'abakozi batose. Ariko hirya y'uko tubakorera. Umuntu ubona akorera. Azajaho. Umugaragu wanje aho zarabandi. Niho nawe umuntu nakorera. Data zamucyubahiro. Cyubahiro cy'umuntu. Bishingiye gukomeza bishingiye kudafite. Cyangwa gatatu no kudafa so kutava mu mwuka. Oya. No kuvamo wiringiye kuzakanguka ku munsi w'amateka. Nihuta kuko amasaha yashize. Yasabwira Marita na Marita. Naje kugira Marita ni waje. Umari umuntu nyise. Unaho unyizeye kuta. Yotazafite. Wana wasiwe. Azakomeza bekane. Wizeye. Aragiye remuza mwene nyina bari. Abisirayeli bagambaye baza bakurikiye ariko bagera kuri kitu barakikora bamutekereza mu buryo butandukanye bamwe baravuga ngo agiye umuntu yapfuye akabafite ine kandi aragira gute abakunzi biyo batari kajya kwishimira no kututemu abamanga bitakuye mu nyakwa yongera ikakora akamuzura twebwe tugaye undi bamiraga habe no macana abantu bagomba namuzura turara cyane cyane abasadukaye batembera mu muzuko tibemera abamarayika tibemera n'umwuka we abafarisayo banavyemeraga byose ariko tubahurire kuri Yesu umwanzanye kuvuga ahubwo ngo le mal se ligue avec le mal pour contrarier le bien mwikirisha kuri ikirisha hafi bizacyunga kurwanya icyiza umunyamerika wakoze indere n'umupagani n'umutwa utuye mu ishyamba z'ubumbina inkono zibumba iyo ari abapagani bahurira ku kintu kimwe nuko bose ari abagome mu mitima kandi iherezo ryabo ni rimwe. Nimwumve namwe umusanga butaka wo mu Rwanda cyangwa Kongo n'umunyamerika wakoze drone bose ari abapagani ku Mana baranga n'ubumenyi. Rero
Yesu aravuga ngo gukora iki Marita na Mariya yabo ngo njyewe wararana Mariya misho arahamagara ngo data uzi kunyumva uri kubikora kugira ngo abantu bakigire uramenye ko ari we wampamagara yihuse aramuhamagara ngo araza uruzingazingi w'umutamba arafunguka ava mu butaka abwira abantu bari bakiri imigozi bamukure mu naleje mu rutiwe yashuka abantu barabika umuntu wapfuye umunsi Yesu yazutse hari umusava w'umuyuda wavuze ngo nyave pa ukesige de station ngo tuitera norde ngo nta kajagari kigize kaba mu buzima bwa Kristo yazutse atagifite ubwoba bwo gupfa niko yaravuze ngo nahawe ubutwari mu isi no mu ijuru. Haleluya! Bagenda mu muhanda yose bamubwiriza abantu bose uzababigishwa abandi babazemera uzababatize mu izina rya n'umwana n'umwuka wera agiye gutanga isezerano n'imfashanyo haravuga ngo dore ndi kumwe nawe ngo kugera ku mpera y'ibintu sinzabahana sinzabasiga sinzabatagira imfubyi sinzabatera umugongo sinzabima amaso oya sinzabajugunya sinzabirengagiza sinzabashyira mu menyo ya rubamba sinzabata mu nduru hagati y'abarasana oya nzababundikiza amababa nk'inkoko yurikira umwana wayo w'umuswi. Abapfuye bumva nibo bazazuka nibo bakoraho agashoro hariya nyine niho bampera umwana gusa yaraje yaravuze mu buhanuzi mirongo itanu ine na kabiri ubona abasore b'imigeni bazi ko bagiye ariko wowe wahita uteka baziruka be kunanirwa bazagenda umucogozwa n'icyangugu. Yesu yabwiye Petero ngo Simoni ngo dore Satani yabasabye babagosoreka kujya kwamasata ariko weho baramukomeye uzakomeza bagenzi bawe kandi uzabashyira ibiti ukudashobora agiye kuvuga ngo ukuri zagukurikira gusa zaguta ngo niba ari no gufungwa zafunganwa nawe ngo no gupfa zafana nawe aramuhindukira avuga koko iraza kubika unyakanye gata yaje gukomera ari uko Yesu amaze kuzuka arambwira ngo Simoni timufirwa ngo Simoni ngo dore Satani agiye kubagosora ariko amaze kuzuka yarambwiye ngo Simoni uraho uragenda amaza kabiri aho bwa gatatu Simoni amureka akete yabaye ariko ngo ni wowe ubizi aho ati ibintu bitatu bije ni wowe ubizima Yesu agusigaga umukuru w'itorero wagiye gufasha bagenzi be b'abadiyakoni bitumwa ariko byitwa uzababwira ngo asifuza zabahugi buhoro. Danieli ko yavuze muri cumi na kabiri no kuri gatandatu yaravuze ngo benshi bazaba barasinziye ngo bamwe bazakangukirwa ngo guhabura ngo buhoro ariko bandi bazakangura gusuzuma ngo bose byiteka asifuza Yesu agiye kuvuga ngo bafite uwo mwana yambe asifuwe sana abashaka ubwiza ntibabashakire kubavuga gusa niba uyisibye kugira ngo umuntu ashyire mbere ye ariko ntimutekereze ko ari ubwiza asifuwe sana abashaka ubwiza si ukurya byiza gusa ntibihagije abashaka ubwiza niba gushakisha imirimo myiza twaremeye gukorera Imana kandi asifuwe sana kwishoramari ryose umuntu yashoye ngo ringana no gutungana. Umuntu umwe naramuhamagaye ushize angabiye kuri telefone angabiye kuri telefone adafite ari kumutora toza harangabita tuvuga niba bikweze hamwe tukabika niko bimeze rero cyo ni wakamu none bibiraganye rero ndi wacu kandi ikurikiranye naravuze ati wayigeneye nuko mubabwira ngo uho utuje
uzuki burumba ariko nukonzi kuzo kufungura nagenewe ntawundi warije mwe kumurumba nishe Kigali ngiye Uganda aravuga ati byanga yawe nyuze hehe Urabona mu Rwanda aho tugenda bajya kandi sivuga ngo tunyishure turi kuguha tuvuga ngo wasambura akayimenya ngo kabeka sa 38 ona hafuye ko bitandatu ayo bishuze kubera ko babuze sindera kubera ndabona umuntu akagiye kumvana ibyo mu Rwanda arira kunana murari kwijana ese wakwigora ukageza kuri wese nyine ati ushaka bishobora agize gutokanya gato umonye urugero kuri telefone utasanga ni $500 ndabona ko se bambere iki arabira ngo pastor wibiri mukora ni service utanga ngo ntabwo naguhaye inka yo kukumva ngo naguhaye inka ya service utanga ko yabwiye yaramye ngo service wambaye nitumye ngo kuko abatarayimbaye sinaziha reka babwire ngo Bwana sifiwe amen umuntu nakore data zamuha kandi cyubahiro ugihabwa na data anyuze ejo ndarangira ati utanzi n'ishusho tuzamuriye mu nzira wanyu tuwamugana bakomeza kugira uko bavuze ukuntu haramuye n'ibintu akafite muri data wakomuye haleluya subiza shake nari shonje urangabuye uzibaza ngo se ninde nagabuye ryamo uziturwa imirimo utazi ko wakoze yikorera Imana iki kintu gipimo nuko witurwa n'utatekereza ko Mungu ndishaka nashaka kuri amani tuvuga kadishaka hadi yaje kadishaka kuri gadi kadishaka kuri musago kadishaka kuri ntewe koda shaka mu basaka kadishaka kuri veyo sinzi barahanga mu basaka kadishaka ndavo kadwa hizo barahanga kare mushutiza kandi basipa sibitanga umfashe inkanga zifite gashinzwe umwana wa gadi umunani wose kawutanga tagitangaza cyo bakoze urimo bafamiye gusa abantu bafata ko nkunda famiye ariko tagitangaza barakoze ariko bihawe n'undi muntu cyangwa undi mwana gafata Moise kamushinye Moise ntabaza haba bakuze twana abantu bakuze twabanye Isso que tu vai fazer, assim, caminhar, chamar. Bora vai querer que eu vou usar. Imagine que isso já é muito serviço. Me calma, me coreja. Alta técnica para o irotesha Faraó. Kugira ngo Yosefu asubize hari inzozi ziboneka kandi zikaboneka hakomeye ukeneye kurutaho wasabye haleluya kugira ngo Imana twabikubiriza ariko ndimuzizana n'ikibaro kikizizana no kudafata kuzizana bizazanwa no gukorera Imana tudashobora Imana nayo iyo ndimo mbwiriza umubiri wanje urishaje uko babwi wowe yitwa gufite umuntu Mas está por isso. Não quero não. Estamos indo até Aleluia! Estamos isso aí, tchau. Estamos queria por irmão. O que foi ver, meu? Vira isso para o pessoal.